n'isosi byose mbirira rimwe kubera nzahituma umuntu anywa isupu n'isosi icyarimwe. None se ugira ngo nategereje umugabo imyaka ingana gutya ari uko hari aho mwaye? Ngaho ndebera ukuntu naka mfite imyaka 45 ubwo se muri 23 nasagane. Oya ndebera kuba ndi kwaka gutya nta makeup nashyizeho ubwo se nyishyizeho nasane. Ndongera gushimira Imana kugera hano byagoranye, naraye ngize accident ndi gutaha mva mu murimo w'Imana, ya moto yankubise hasi kandi moto inkubise kabiri mu kwezi hasi, sinzi icyo iri kunshakaho. Naguye nshaka kwitabara kwa kundi kwa bakaratika agenda umukaratika nibitseho sentire noire. Noneho nashatse kwitabara kugira ngo moto itangwaho nkaba navunika igufa. Amen. Noneho nimba uwo munwa warawuhawe n'Imana, zamura haleluya mu izina rya Yesu. Zamura haleluya cyane. Turashimira Imana. Amen. Kadukomere Imana mu mashyi menshi cyane. Iyo umuntu arimo abwiriza, iyo umuntu arimo avuga Imana, ngenda nibuka amasezerano Imana yagiye iduha. Amen. Igihe cyose urebye ku ntege cyangwa se ku kigerageza ufite uyu munsi wa none, ntago ubasha kubona imbaraga z'Imana. Ubundi umuntu ushaka kureba imbaraga z'Imana ureba hahise hawe, ukareba ahantu Imana yagukuye, ukareba aho Imana yaguturikije, ukareba ukuntu Imana yagiye ikorana nawe, ukuntu yagiye ibana nawe. Haleluya. Uri umubyeyi ufite abana barize kandi hari abandi babyeyi bafite abana batabashije kujya ku ishuri. Uri umubyeyi uracyakomeye ariko hari abaheze kwa muganga. Twihera Imana icyubahiro rero. Aho nta shimwe ry'Imana ririmo, Imana ishimwe. Muhaguruke mu izina rya Yesu. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagu kumanywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Haleluya. Bwira umuntu mwegeranye ngo Imana ije kugutabara, ikikwisha cyari kihageze. Ntago abyumvishe neza, munyeganyeza umubwire ngo Imana igutabaye, ikikwica cyari cyahageze. Icyo kigeragezo cyari cyahageze ariko Imana igutabaye, icyari kuguhitana cyari cyahageze. Zamura haleluya cyane, kuko Imana ifite imbaraga, kuko Imana ifite ubutwari. Amen. Mana dusengeye umwana wawe Mama Lionel, agiye kutubwira ibyo washize ku mutima we, kandi ibyo ushaka ko atugezaho ntagabanye cyangwa ngo yongere, ahubwo byose abitugezeho. Natwe duteze amatwi Mwami, uduhe kumva no kumvira. Tugukomeye mu mashyi twakira ijambo ryawe, kuko ushoboye byose. Kandi izi mpundu ni iz'ababyeyi. Nimba Imana yaraguhaye akanwa yivugiriza impundu nyinshi, aya mashyi ni ayawe, kuko ushoboye byose. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Nyirabagenzi Alice, nzugwe kuri Mama Lionel. Ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana 3, nsengera mu itorero rya Cyahafi, ntuye Ikabuye, nkaba mvuka mu ntara y'Amajyepfo kwa Kalisa Leonard na Nyirasuku bwabo Margarita. Ndi umunyarwandakazi, ndabibwiye pe, ndumva nivuze. Abantu baherutse kumbaza ngo kubera iki ukunda kuvuga ababyeyi mu mazina. Ngira ngo haba harimo n'akabazo n'akantu kameze nk'ihungabana, kuko hari abantu tukibona,
hari abantu njya mbona bavuka kuri data tutari tuzi. Haraho rero mperutse kwivuga mpita mubona. Niyo mpamvu ndishimye cyane kugera hano. Imana ikomeje gukora uburinzi bukomeye cyane kuri jyewe no ku itorero ry'Imana. Ikomeje gukora uburinzi bukomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Ikomeje gukora uburinzi ku miryango. Ikomeje gukora uburinzi ku bigo by'amashuri. Ikomeje gukora uburinzi ku nsengero. Ikomeje gukora uburinzi aho tuvuka. Imana ikomeje gukora uburinzi bukomeye ku buzima. Nihabwe icyubahiro. Nshimiye cyane umushumba wanyu wantumiye. Imana imuhe umugisha. Iki gihugu kirimo abavuga butumwa benshi, ariko kuvuga ngo mama Lionel nzaze guhagarara hano mvuge Imana, iki ni icyizere gikomeye yangiriye. Ndamushimiye imbere y'iteraniro ry'abera. Abana b'abahungu mukiri mu buntu bw'Imana. Ndishima cyane iyo naherukaga kubona umuntu duhurira mu murimo tukongera kubonana akiryoshye. Kandi muzarama nimuhumure. Nimuhumure muzarama. Burya impamvu bikiryoshye nuko hakirimo imirongo ya Bibiliya. Niyo mpamvu bikiryoshye kandi tubiziranyeho cyane. Ibintu byose birimo imirongo ya Bibiliya biraryoha kandi nta muntu birwanya ngo abishobore. Niyo yabavuye kwiga hirya, ariko biri mu murongo wa Bibiliya baguhagurukira nta wagushobora. Agushoboza siki? Ndishimye cyane. Uyu musozi si ubwa mbere ngugezeho, ni inshuro ya kabiri kandi ari uburyo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana andi ku mutima. Ndi bukoresha igihe gito cyane gishoboka kuko irivuga butumwa tuba dufitemo niyerekwa. Ndakoresha iminota mike kandi Imana ikora ibintu byinshi. Tugiye kuganira amagambo y'Imana ku bantu bazanye Bibiliya. Dusome muri Zaburi ya 31. Urebye ubwo tugiye kuyiririmba kuko ni indirimbo. Natwe ubu tugiye kuririmba Zaburi ya 31 umurongo wa 20 n'uwa 21. Kandi ntarasoma ndashimira cyane abantu bari ku buhanga bw'ibyuma. Kuva naza sinigeze numva hari ibintu bipararangana. Hari igihe wumva akavuyo muri tekinike, ariko tekinike yaha nayo irimo umwuka wera. Nta kavuyo karimo. Nta kavuyo karimo pe. Ndabikunda cyane kuko Imana ibaho umugisha. Dushimiye n'aba bana b'abahungu badufasha kugeza ivuga butumwa ku mpera y'isi. Imana ibaho umugisha. Courage. Ibi bintu mwabitangiye gake ariko bigiye gukura. Bigiye gukura kuko reka dusome umurongo wa 20 na 21. Haravuga ngo erega kugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye abakubaha, uko wakorereye abaguhungiraho mu maso y'abantu. Mu bwihisho bwo mu maso yawe niho uzabahisha inama mbi z'abantu. Uzabahisha mu ihema gutongana kw'indimi. Ndasubiramo uyu murongo. Ndawusubiramo pe. Ihangana utega amatwi unyumve. Hari abavuga butumwa benshi bambanjirije bakoze bigishije neza. Nafashijwe. Umuntu wigisha akagera ku cyaha abantu bakihana gutya abangiriye neza gukurikiraho arangije. Yewe simba nkivunitse. Ni ukuvuga ngo bambanjirije bavunitse. Bakoze kandi namwe mwihangane. Twongere dusome aya magambo tuyasubiremo. Niturangiza umwuka wera aradufasha kuyasobanura. Ni indirimbo Dawidi yaririmbye ivuga ngo erega kugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye abakubaha, uko wakorereye abaguhungiraho mu maso y'abantu.
mu bwihisho bwo mu maso yawe niho uzabahisha inama mbi z'abantu, uzabahisha mu ihema gutongana kw'indimi. Nayo magambo tugiye kuganira. Ndongera gushimira Imana kugera hano byagoranye. Naraye ngize accident ndi gutaha mva mu murimo w'Imana, ya moto yankubise hasi, kandi moto inkubise kabiri mu kwezi hasi, sinzi icyo iri kunshakaho. Kugwa kabiri mu kwezi haba harimo akabazo, muri tekinike. Haba harimo akabazo muri tekinike. Ngo nuko ngo muri tekinike haba hajemo akabazo. Kabiri ni kenshi mu kwezi, ni kenshi pe. N'ibiro mfite rwose ntabwo biberanye no kugwa. Ariko nakoresheje ibishoboka kuko nari mfite irivuga butumwa, kandi igihe sinjya nkunda kubona amatangazo n'amabanderole yamanitswe ngo nzaboneka. Sinjya nemera ko mbura. Byica izina, kandi igihe uri izina kuryubaka byaramvunye. Ntabwo rizicwa rero n'akantu kangana urwara. Byaramvunye kugeraho kamera zingana gutya zimpagarara imbere, ni ibintu biba byaramvunye. Nzabisigasira rero mpaka pe. Ubu ni ukuvuga ngo uru ruhande rw'iburyo ntabwo ruri gukora neza pe. Naguye njya nshaka kwitabara kwa kundi kw'abakaratika, genda umukaratika nibitseho sentire noire. Noneho nashatse kwitabara kugira ngo moto itangwaho nkaba navunika igufa, ndasota ngwa nka hariya, nibyo byambabaje cyane. Ariko ndi kunywa imiti rifuru biraza kugenda neza. Ku nkokora hariho igisebe. ariko nabivumbuye. Iyo umuntu agiye gutunga imodoka ye ku giti cye, habanza ibimenyetso nk'ibi. Kuko ibimenyetso by'uko ngiye gutunga imodoka ku giti cyanjye, hariya mfite provisoire natsindiye ejo bundi. Imodoka ndayizi neza nko guhumbya, niyo mumirije ndayitwara. Ndi hafi kuyitunga, ndabizi neza. Nukuri nubwo iwanjye hataha imodoka, ariko niyo umugabo aba yijyanye mu kazi ke. Ariko nanjye vuba aha, ubu ni ibimenyetso. Sasa rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko rikubiyemo isengesho, kuko aya masaha ubundi ni amasaha y'abahanuzi. Iyi saha ndayikunda cyane kuyihanuriramo, kuko hari ibintu biri bukoreke byanga byakunda. Hari igihe tuvuga ngo ni cya gipindi cy'abapene, nukuri ntacyo tugira, kuko twe tuvuga twumvise ijwi. Kandi ikimenyetso cy'uko tutagira igipindi nuko hari n'ibyo twavuze byabaye. Hari ibyo twavuze byabaye. Uhera hehe uvuga ko ari igipindi? Watera igipindi umwaka wa mbere ugakubitaho wa kabiri, reba kuva muri 92 mvuga. Ubu nabangitera igipindi kigafata. Ariko sha mwitonde, twaje tuje twahagurukijwe n'itagibesha, twahagurukijwe n'ivuga bikaba, twahagurukijwe n'idushyigikira. Iyo duhagurukije izadukomeza. Haleluya. Hanyuma rero yeyo mbwiriza gufashwa si ibintu ngutegeka, kuko sinzi aho wavuye, sinzi aho uteye uturuka, sinzi n'icyakuzanye. Ariko twebwe turi mu cyumweru cy'amashimwe, kuko ni nayo ntego y'ibyo nshaka kuvuga. Birabyibushye muri gihe, ariko aka kanwa nubwo ari gato karabasha kuvugaho biki. Uraho ngaho CHK hari abamanitse mu bitaro. Ibituro bimaze kwakira abantu benshi bakurusha uburanga. Dufite amashimwe yuko twagiye turya n'uburozi tukabukira, kandi bwitwa ubutaraza. Ko bwitwaga se ubutaraza tukaba twararaje. Dufite amashimwe.
twaravuze ngo tuzapfa tutabyaye, ko tubyaye ibitsina byombi biragenda gute? Ko bavuze ngo ntabwo tuzagira icyo tugeraho ngo nitwize. Ubu ntabwo tukigezeho umugore umeze gutya wambaye style nambaye ingwe. Ubu ntabwo tukigezeho ko bavuze ngo burakagenda butwirireho, nubwo ziduhonda hasi tuba twateze ntibutwirireho. Ayo ni amashimwe dufite aya masaha. badutegeye kunda ngo arayitwite, nimubona yibyaye muzatugaye. N'abaganga barakayakaya biranga. Imana ibwira abaganga iti ubwo byanze muce mu nzira yitwa Sezariyene, umwana aravamo. Arangije avamo ari muzima. Iryo ni ishimwe. Ubundi iyo nshaka kuzengereza abadayimoni mbakubita imbaraga z'amashimwe. Narababwiye ngo nige mugore wambara congo bagira ngo nukubesha nabuze undi. Izo ni imbaraga z'amashimwe. Uyu mujyi wa Kigali twawujemo bavuga ngo nta mwaka tuzawumaramo bitewe bavuga n'impamvu eshatu zumvikana, kandi koko zarumvikanaga. None tumazemo imyaka irenga 10 nta muntu turasaba igikoma. Twarashonje turabyimenyera, twambara umwenda umwe turabyimenyera, tuguma kwegera Imana. Iravuga iti bana banje none iwutubeshejemo. Turasana bakavukire, kandi twaje duhasanga bakavukire. Twageze ubwo turirimba ngo kavukire fata ibyawe wimuke, abimukira twateyemo. Twaje twumvise ijwi, twaje ivuze, twaje dushyigikiye. Iratubwira iti nzabarinda, nzogeza izina ryanyu, nzabakomeza, nzabageza ahantu hakomeye, nzabagezaho imiryango itabagejeje, nzabambika. Ibyo yavuze ni ukuri yarabikoze. Nzayitugejeje ahashimishije, nzanyurije indege inshuro 5, nzayimbyaje 3, nzayingaburiye isupu, tera haleluya nimba n'abadayimoni ufite. Supu n'isosi byose mbirira rimwe, kubera nzayituma umuntu anywa isupu n'isosi icyarimwe. Kubera nzabaha igihugu. Bana b'abahungu Uwiteka arababwira ati mwebwe mbahaye igihugu, mugende. Kandi ntabwo napfa kubaha igihugu mutabanje kugitata. Mubanze mugende muri pozisiyo yo gutata, mubanze mumenye n'ibintu mbahaye uko bimeze. Ndashaka kubaha ibintu muzi. Abana b'abahungu 12 biyesitara mu gihugu, barabanza bashikanuzamo inzabibu, bazana ibimenyetso. Twebwe ibimenyetso by'igihugu turabifite, bitonde. Naho haza ibyago byinshi dufite ibimenyetso by'igihugu. Naho bazana amagambo dufite ibimenyetso by'igihugu. Abagabo 10 bavayo bazana amatiku, batikura ariko bafite inzabibu. Baravuga bati turukigezamo igihugu ni danje. Igihugu dusanze abagabo bahari bitwa Abanaki, ni barebare ni banini, twisanze turi inzigi. Nukuri ntitugiye gupfa. Maze ngo habonekamo abagabo 2 basaza banjye, Yosuwa na Kalebu. Basaza banjye batuko biri kose twebwe ntabwo igihugu tugisohokamo, nta nijwi twumvise. Bafata inzabibu ariko bakubitana n'indayi imwe Rahabu, yuzura umwuka irahanura. Ravuga iti Uwiteka bahaye igihugu, ubwo akibahaye muzanyibuke. Basohokanamo inzabibu n'ijwi ry'Imana. Umuntu wa mbere ku isi w'indaya barahanuye, indaya ya mbere ku isi birahanuye. Basohokana inzabibu, basohokana n'ijwi. Naho 10 basohokanye inzabibu gusa, naho 10
nta jwi basohokanye. Twebwe nubwo babona dufite inzabibu dufite n'ijwi, nubwo babona tumeze gutya dufite n'ijwi, dufite n'ijwi. Bitonde, nubwo babona tubyibushye nk'abazarwara diyabete dufite ijwi ritubwira ngo nzabarinda, nzabarinda, nzabarinda. Twebwe dufite ijwi, nubwo babona twumye nk'abantu batarya, twumye ariko dufite ijwi. Data we, dufite ijwi, dufite ijwi, dufite ijwi. Mana ishimwe, nguriza haleluya n'ingaruka nzayikwishyura. Amina, amen. Yosuwa na Kalebu, amina cyane. Yosuwa na Kalebu baravuga ati uko biri kose twebwe tumanukanye ijwi kandi tutararenga ubu butaka, tutararenga ubu butaka, turahindukiye hejuru y'indaya ihanuye, hejuru y'indaya dusigiye isezerano, hejuru y'ubuhanuzi dufite. Tutararenga iki gihugu tugiye gufata bene igihugu tubahindura imitsima, mu kwizera tubahinduye imitsima. Tutarava muri iki gihugu tubahinduye imitsima, tutarajyana inkuru tubahinduye imitsima, tutaragera iwacu tubahinduye imitsima. Barangije barataha gutanga amakuru, ariko bagenda basize babahinduye imitsima. Mpamvu ubona tugenda ntabwo badufite, biturwanya twabihinduye imitsima. Mpamvu ubona ameze nk'ikimine kigenza we, ndi igifaru, ibingendaho nabihinduye imitsima. Suko bidahara ariko nabihinduye imitsima. Barangije baravuga ati inzabibu ngize turazizanye. Mwe mwazanye inzabibu gusa ariko twe tuzanye n'ubuhanuzi. Tuzanye n'ubuhanuzi buvuga ngo Uwiteka duhaye igihugu. Ubu buhanuzi bwise bwisetinga mu cy'Imana yatubwiye turi Kadeshi Baruneya. Biza bikora imvange kandi imvange itabyara sirikwe. Turabihuza n'icyo Uwiteka yatubwiye turi Kadeshi Baruneya. Ibi bintu tukimara kubihuza natwe tugiye kwihanurira, dusize tubahinduye imitsima. Tuzabarya, nibarebare ariko tuzabarya, barakomeye ariko tuzabarya, bafite imbaraga ariko tuzabarya, barize ariko tuzabarya, kuko ntibagira ikibakingira. Nta gaburo ryera bariye, nta repetisiyo bakora, nta gaburo bahaye abakene. Twebwe dusanze baryama badasenze, barya ubugoro, banywa inzoga, n'indaya, n'ibiwerewere, ntibagira ikintu kibakingira. Ariko twebwe dufite urukingo, dufite ikidukingira. Niyo dushonje turihangana, cyo cyadukingira. Niyo Imana itaradutabara turayihangana, icyo ni ikintu kidukingira. Munabare muvuga ngo amina we, twe dufite ikintu kidukingira. Ntabwo wakwirega imbere y'umuntu ufite ikimukingira. Niyo waburinde, niyo wakwifora we, niyo wakwifora, niyo wakwifora imbere y'umuntu ufite ikimukingira. Niyo wazurinda, niyo wazushagawe, niyo wazushagawe. Uzaperereze. Abagabo baraje batumva Eliya, umwami arakudutumye ngo vayo hano. Arangije ati nshingiye ku mbaraga zinkingira, nshingiye kuri izi mbaraga zinkingira, mugende mumubwire ngo aka kanya umuriro uve mu ijuru batwike. Uhita ubatwika kuko ntibagira ikibakingira. Nta kintu na kimwe kibakingira, nta haleluya, nta nimumvugire ngo Imana ntibageze aho Imana ivugira. Dusonza barya, twihangana barimo bifata neza, nta kintu na kimwe kibakingira. Ntazagira umurozi ugutera ubwoba nta kimukingira, ntazagira umuntu ugukanga adafite ikimukingira. Umuntu utarumvise ijwi ntazagutera ubwoba, umuntu utarageze aho Imana ivugira ntazagutera akajagari. Ko mfashijwe, ndafashijwe tu. Noneho rero ukuntu gahunda imeze, shigaje iminota mike tugasenga. Umva uko Bibiliya ivuze. Yavuze ngo erega kugira neza kwawe ni kwinshi. Turashimira Imana nande mvuga kugira neza kwayo kwagaragaye imbere y'abagabo babiri Yosuwa na Kalebu.
witeka abagabiza igihugu ni kwinshi. Turashimira Imana ko atari guke, yo kuba guke kwari kugira mu bo kugarukira, ariko kugira neza kwayo ni kwinshi. Kwarihuse kugera no kwa Yerukana, umugore yarafashe ijambo, azi ko ari ubyara, azi ko ari we byakundiye. Hari abantu bazi kwirya bigize nk'aho ari bo byakundiye, ariko bitonde, ntabwo ari bo byakundiye gusa. Kuba Imana itinze kudutabara batezevu, urumva? Kuba Imana itinze kudutabara babe bacecetse. Kuba itinze kudutabara se bivuze ko batwogeraho uburimero? Ibyabo se ubundi biraramba? Mpamvu bitaramba suzaho bituruka? Bituruka mu mbaraga z'icyaha. Ariko ibyacu kubera ko bituruka mu mbaraga z'Imana bigenda gake gake, kuko ntibijya bigira gusubira inyuma. Ariko ibintu birimo imbaraga z'icyaha bizamuka jugujugu, mu munsi umwe ukabishaka ukabibura. Ubu mushobora gutangira gutya gake 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 ukazashiduka ufite abantu buzuye stade, kuko bitangiriye mu mbaraga z'Imana, ntabwo bitangiriye mu mbaraga z'imiyaga. Kuko tuzi imbaraga z'imiyaga ibyo zirimo zikora hanze. Ni benshi ariko ntibagira ikintu kibakingira. Ni benshi ariko ntanza. Uracyari uzamura amaboko turebe ku gihare. Imana ishimwe. Erega kugira neza kwawe ni kwinshi. Erega nimvuga kugira neza kw'Imana, wishaka kundebera ngo nuko umaze iminsi nzari kurya. Ubwo siyo idasanga hari ukugira neza ubu maze guta ibiro bingahe. Erega wishaka simvuga kugira neza kw'Imana uburyo ari kwinshi ngo ushake kunyereka ko byanze. Ubwo se ahubwo iyo hataba kugira neza kw'Imana ubumeze utyo. Ariko mwakwitonze, kugira neza kw'Imana ko gukora no mu kigeragezo ukajya wumva ufite ikinya kandi washize, ukajya kumva ibihimbano by'umwuka biramanuka kandi uri gushira wumva. Ubu se najyaga nsengera abantu nkabyina umudiho nkavuga kugira neza kw'Imana ntarakowe ngategereza umugabo imyaka 11 ndi mwiza gutya. None se ugira ngo nategereje umugabo imyaka ingana gutya ruko hari aho mwaye? Ngaho ndebera ukuntu naka mfite imyaka 45, ubwo se muri 23 nasagane. Oya ndebera kuba ndi kwaka gutya nta makeup nashyizeho, ubwo se nyishyizeho nasane. Ariko ikigeragezo nkajya ngikubita isezerano. Nabona ikigeragezo cyakanuye amaso nkagikubita isezerano. Ntiyambwiye gutya. Nabona abatera nkunga, kuko ikigeragezo kigira abatera nkunga. Nabona abatera nkunga b'ikigeragezo baje nkagikubitisha iryo yambwiye badahari. Yambwiye ko izamurugo nzagira urugo, nkagikubitisha iryo yavuze. Nkongera bukamara kabiri nkaza nkagikubitiramo indirimbo, nkajya nyisyonyoreramo indirimbo nkavuga ngo izatugira kandi kuno. Nkakibwira ko izatugira ukundi kuntu we, kankagitera ubwoba. Hari ukuntu gitera ubwoba, wabona kitikanga ngo gigenda ukavuga uti iraje bigenze neza, ihindura ibyanze guhinduka. Uragisyonyora kikagenda ari akajorite. Hari ukuntu gikubita kikagenda ari akajorite. Dayimoni akavuga ati nubwo yagumiwe ariko nanjye mpinduye akajorite. Nikuzimu bakavuga bati nubwo twamukerereje ariko aduhinduye intere. Atakubise hareruya tugwa tugwirirana dukuba amajosi, natwe tubitsemo ubumuga. Ubundi abadayimoni iyo badutinza mu bigeragezo nabo babihomberamo, tubapangira icyitwa imbaraga z'ubumuga, nabo babihomberamo, nabo tubateza akaga, tubasukaho umuriro. Muvuge ngo amina cyane. Erega urafashwa byanga byakunda. Urafashwa kuko ntabwo waza kunkangisha ko ufite ibibazo, kuko sijye wabiguteye. Ubuse moto zirimo zirankubita hasi ntari icyogere mu bagore. Sijye mugore wazibye icyuho cya Debora, sijye urimo wica ba Sisera. Urumva Sisera ntazamura agahanga nka kamera.
umwuka n'ibyanga n'umubiri nzawushyiramo mfite sentire noire imbona uzamuye agahanga uvuga imana yanjye nabi uvuga ambukije abisiraheli inyanja ukayivuga nabi nzakwanura. Icyo cyateye umujinyeri yaravuga tumva hari ibintu nari kuzakora umwaka utaha mutumye mbishyira muri uyu. Mutumye ibintu nari kuzakora umwaka utaha mbizanye muri uyu. Nari kumanura umuriro byonyine nkigendera ariko ndasiga mbishe. Nindangiza mbamanura ku kagezi Kishoni. Uza ahantu byamugeza akahagira bigatuma ajya kwisabira gupfa. Ajya kuryama munsi y'igiti cy'umurotemo. Aravuga ati uko biri kose n'ingwaha. Iki giti kiratinyitse. Nta muntu uri bumfate murambo wanjye ngo ajye kugerekeranya na zirangegera. Byibuze Uwiteka bari unyihambira aha hantu. Ahageze Uwiteka ati ni wowe nashakaga. Kugira neza kwanjye ni kwinsheriya. Kugira neza kwanjye. Erega kugira neza kwawe Mana ni kwinshi, vuga ngo ni kwinshi. Umwanya iteraguha umwana aguhaye ibiryo. Umwanya uteraguha ibiryo yaguhaye stili. Umwanya uteraguha imodoka yaguhaye tapandigo. Ugongaho ukinjira. Kuko kugira neza kwayo ni kwinshi, ifite ibintu byinshi igira neza. Nubwo ubuze minerivare yo kwishyurira umwana ariko waramubyaye kwa Harisi. Ako mujye mutera abadayimoni ubwoba. Kugira neza ni kwinshi. Nubwo icyayi kibuze ariko hari itasi. Kugira neza k'Uwiteka ni kwinshi. Bite byawe ariko. Ushobora kuvuga uti nta nkweto mfite ariko ufite amasogisi. Nta nkweto mfite ufite amaguru. Mwagiye mwiranja mugahabya abadayimoni bakagwa igihumure. Ntabwo nabyara. Utabyara kandi ufite inda batwitiramo. Buso wavuze ko nzapfa ntabyase mubyaranye batatu. Erega kugira neza kwawe Mana ni kwinshi. Uko wabikiye abakubaha. Kamvuga kugira neza kubitsa ahantu kwabubaha Imana. Abubaha Imana bo bafite uko umwihariko. Nishaka ndasoreza kuri uko kwabubaha Imana. Ubundi kubera ko ivubira imvura babi n'abeza n'ababi babona kugira neza kw'Imana. Ariko ikagira uko abubaha Imana ibika ahantu kwaje. Ibikanu gutandukanya nuko abandi. Muvuga ngo amina. Mwongera ngo amina. Uku kugira neza ibikanu kwabubaha Imana, nimba utubaha Imana uratakara. Umugabo yamaze imyaka 38 yicaye ku kidendezi. Ineza y'Imana yamanuka ikidendezi kikihinduriza. Ufite support akaba anazwamo agakira. Ariko uyu mugabo Imana imubikira kugira neza ko abantu bayubaha. Iki nizakora gitandukanye n'ikikorera abandi. Icyo nikikurikiye nabara cyane uvuga ngo amina. Twebwe duhura n'ibigeragezo kimwe n'abandi. Ariko ntabwo dutabarwa mu buryo bumwe n'ubw'abandi. Fasha kumva iki kintu nimba utaroga. Twebwe turwara kimwe ariko nidukira kimwe. Bashobora no gukira mbere yacu. Twebwe dukodesha amazu nk'uko abandi bakodesha. Bashobora kudutanga kuyavamo ariko twe dufite akantu k'umwihariko k'abayubaha. Niyo mpamvu itinda no kuduha ngo babanze batwiryaho ubundi zaba cacaceshe mu ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no gusuza umutima kwe nana ndahagurutse nje gushira mu mahoro. Bakwikiriza. Umugabo yajya kubona akabona kidendezi kirihindurije kandi shangu babibonaga mbere. Ariko baraje baraterura basigaho. Ariko Imana ifite ahantu yabitse kugira neza ko abayubaha. Niko iyi ndirimbo yavuze. Ubu nirinze kuvuga kuri Dawidi, mvuze Dawidi twazava hane ejo bundi. Mvuze amateka y'ishyamba, nkavuga y'idubu, nkavuga y'intare, nkavuga y'ibuye rimwe yakoresheje ane akayansigira n'ijyo yafite.
nkavuga amagambo y'abari mu minyoba yo bavuze, nkavuga yo kwa Sawuli, nkavuga ya Buneri, nkavuga injyana z'abagore, nkavuga amagambo y'abagore, nkavuga yo Dawidi yavuze. Reka mvuga ibi ngibi nzamuvuga neza ubutaha. Dawe ndakwibikiye Dawidi, ndakwibikiye uruhukire mu mahoro, icyo cyawe ntikizagaragara mpari, kizagaragara mpari, kizagaragara mpari. Sinzishinga indirimbo barimo bandirimba abagore, ahubwo nzahagarara ku ijambo wavuze. Nimuzishinga indirimbo abagore bari kuririmba, nimuzishinga izi ndirimbo bari kuririmba. Mama Lionel turagukunda, turakwemera, kandi moto zinkubita hasi bafite amamodoka. Nimuzishinga izi ndirimbo baturirimbira, ahubwo muzahagarare ku kintu Imana ibikiye abantu bayubaha. Munabara cyane muvuga ngo amina. Abantu bari hejuru y'imyaka 18 muvuga ngo amen. Kuko kuri iyo myaka baratangiye kurya kubigerageza. Baratangiye kwifuza ipantaro ya deshire, agakweto, baratangiye kwifuza style. Kuri iyo myaka baratangiye kurya kubigerageza. Ubwo rero nimvuga mujye mufashwa kundusha. Abari munsi ya 18 mubareke nta nirangamuntu barafata, nta kibazo na kimwe bafite. Hanyuma bibitseho amarangamuntu, mumfashe mvuge kubisubiza Imana ibikiye abantu bayubaha ahantu bitsimbye. Mvuge igihe bizanira. Ntabwo ibizana akuka kagitera, ntabwo ibizana abantu bakikubwira ko bagukunze turakwemera. Ntabwo ibizana bakikoherereza mitiye. Irabanza ikabitsimba, irabirika. Amahirwe dufite nuko ahantu bibitse nta n'umuntu ubizi, kandi ahantu bibitse byorosha ijambo rivuga. Nzi ibyo nibwira nzabagirira, niyo kuvura yorosha ibyo bintu. Nzi ibyo nibwira nzabagirira, yenda bizi ibintu nibwira nzabagirira. Ni amahoro kugira ngo mbaremo umutima. Ibyo muzabona hanyuma nibyo mbitse abantu banyubaha. Umugabo yajya kubona akabona ikidendezi kirihindurije, ngo ajye kugerageza ngo anyeganyeze ikibuno, abandi bakaba bamutanzemo kuko wagwagamo mbere ahita agakira. Arangije aravuga ati ntacyo namenye ko hari ibintu Imana ibikiye abantu bayubaha. Maze ngo Yesu aza kunyuraho. Ndashaka kuvuga kuri Yesu buryo yagiye kudutabara ari we bivuna kuruta twebwe tuvunika. Utaza kuvuga ngo nasengeye kanyarira, ngo sengera ngo kizabonwa, ngo niyiriza ubusa waramaze. Ngo nasenze ngo ayo kuzamuka waramaze. Ngo naranamanutse waramaze ariko gabanya amatiko. Ngo nasenze ayo iminsi 6 uhinda gace waramaze. Shaka kubigira ibintu by'igikangisho. Ngo Mana nguzi iminsi namaze ngo mu buvumo, ngo ndyamyemo ngo imbeba zindiramo waramaze ariko. Je kukubwira uburyo Yesu yaje kugutabara ari nawe bivuna kuruta ibyo wigira ngo waravunitse, niwe bivuna. Kuko abanza kubyiyumvamo, abanza kwegeranya inajyuwa zizabibona mbere, arabanza kegeranya incakura, arabanza kegeranya najyuwa, arabanza kegeranya bavuga ngo muzapfa mudakize, arabanza kegeranya bamwiganye bakabona ko ibintu wagiyemo by'abarokora ari byinjiji, arabanza kegeranya bavuze ko abarokore tudakira, arabanza kabegeranya ngo umuntu agiye mu kirokore ngo ibintu by'abarokore ngo biragora ngo bigira amategeko ngo akakaye ariko ya mategeko ya Yesu yarakoze yaturindiye umutekano. Bamwe barayanze turayemera, ariko amategeko yatugejeje ahantu ababyeyi batatugeza. Itegeko rye turaryubaha, tuzagendera munsi y'itegeko rye. Mugabo arangije aravuga ati uko biri kose ariko mfa kuba narageze hano. Yesu arangije yumvamo kuhanyura, mfa kuba narageze imbere yaho dukirira, kuba micaye ntacyo nikihindurize bakire ndera. Uza abantu bamaze gukira tureba, uza abantu bamaze kubaka ama etage nyikodesha, ariko mfa kuba narahageze aho bibera, mfa kuba narahakandagiye aho Yesu akorera, mfa kuba narahageze. Datawe haleluya cyane. Maze Yesu arangije amakonegisiyo y'umugabo wabuze kirengera aramukwega, amakonegisiyo y'umugabo wabuze umunagamo
aramukwega. Hari igihe konegisiyo z'imibabaro yacu zimukwega, niyo mpamvu avuga ngo kubwo kurira k'umunyamibabaro, konegisiyo z'imibabaro, kubwo gusuhuza umutima kwe, konegisiyo zasankuruye. nonaha akaza nawe atabiramutse, maze ngo Yesu arangije ngo arahanyura. Ahageze nta bindi bintu yigeze abaza, nta nubwo yigeze avuga ati ikidendezi kihindurize, nta nubwo yigeze abaza ngo ufite abarwaza, yarahageze aramubaza ati urashaka ko nkugirira nte? Arangije ati reka ati jyewe byarananshanze, urabona maze igihaha. Maze rero twatinze mu bibazo, uvuga ibyo batakubajije, watinze mu kigeragezo. Iyo watinze mu nzara, iyo ugeze kuri buffet ushiduka waruye ibyo utamara. Nizo ngaruka zo gutinda no mu kibazo. Iyo wabonye akenda k'inkumushaje, bashiduka wambaye minu ushaje, bakubabarire bitewe n'igihe kaziye rwose, bakubohokeho. Bihangane rwose, bihangane. Nanjye njya ntebeza kandi nteye nk'abakongomani, niho nyibona agasentire. Bihangane kabisa. Erega batwihanganire nibwo tukibibona, batwihanganire. Bitwigisha uburyo dufata regime nibwo tukibona ibiryo, nta wigeze twigisha uburyo dusonza. Mu gihe cy'inzara nimwatwigishije uko dusonza, mu gihe Imana impaye ibiryo wiza kunyigisha uko mbirya. Toka wabivukiyemo nkwishinge, wabyirutse ubona umugati bagukubitira kuryama saa sita, ngiye kwicwa n'isuka yo kwa Margarita. Muhinde gake, muduhindeho gake, ariko mwitwigisha uko twitwara mu by'Imana iduhaye. Ibiduha mwari mwaranatwimye. Yesu ati urashaka ko nkugirirana? Mugabo ati jyewe ikidendezi kirihinduriza, nkaburunagamo bakaba bantanzemo, singira ungwaza, nta onkore, nta muyomu, nta mshangazi, n'abo twiganye nta n'umwe. Turabizi ko nta n'umwe, ariko Imana yabitse ibisubizo by'abantu bayubaha, bibitse ahantu. Yesu arangije aramubwira ati ikorera uburiri bwawe wigendere. Undagira ngo siko avuze. Ikorera uburiri bwawe wigendere. Nari nzi ko nzakira binyuze kwa mama dogo, none hari ibisubizo bibitse by'abantu bayubaha. Nari nzi ko nzakira binyuze kuri uriya muntu wambeshye. Baratubeshe shawe, baratubeshe we. Nimero zitangirwa n'agasaraba zitubesha ibintu we. Nzabagiriranya we. Twari tuzi ko ariho bituruka, ariko dusanze hari ibisubizo Imana yabikiye abayubaha, bidaturuka muri mwebwe, bidaturuka muri mwe. Imana yabacishije mu ijisho, niyo mpamvu igiye kuzana ibyo yabikiye abayubaha. Yabanyujije mu ijisho, mwabatabawe muratwibagirwa, none hari ibyo yatsimbye ahantu. Ati nikorera uburiri nigendere. Nari nzi ko kiri bwihindurize, nkabona mama wambyaye avuyemo anzaniye akantu. Ati reka ikorera uburiri wigendere. Noneho uze kumva aka kantu, uburiri yari abwicariye kandi atabasha guhaguruka. Umva ukuntu Imana ibintu yabitse ahantu biri special. Umuntu ntabasha guhaguruka kandi ategetswe kwikorera uburiri yicayeho. Ubwo urumva icyabanje niki? Habanje gukira, nyuma yo gukira Uwiteka aramubwira ati korere. Kandi ugende tutiriwe dutegereza itimi iza gukora nyuma ya saa sita. Erega tugiye itimi itahageze, erega dutabawe itimi itahageze, kuko bazabyumva mu mateka. Ni amakuru bagomba kujya bashoramo amamega. Twabahaye amakuru ku buntu baranga bajya bayashoramo amamega, bature basaje bajya babishoramo. Ubu basigaye bandeba amafaranga agenda, baranze kundeba bicyoroshye,
bicyoroshye ngo ndakennye ngo ndagumiwe ngo sinashaka ngo nzapfurwa byari ubuntu icyo gihe none kugira ngo bandebe ni mega zigenda nazo vuba vuba nazo zigenda kandi ujya gukupa ugasanga nsigaje ijambo riryoshye kuva naryo ntiryagucika tugiye gusenga tugiye gusenga nukuri reka mbabwire nababwira ngo ndi igifaru bagakritika ngo yigize igifaru wese ubona ndi iki wowe urebye ubona ndi iki na Dawidi yaravuze ngo ndi ishyano baraceceka none jye navuga ngo ndi igifaru mukavuga sebite ndi kukubwira ibisubizo Imana yakubikiye ahantu ukaza gukritika turaje tubibaryane sasa duce mu muhanda mwana w'umuhungu bamunyujije mu muhanda bamutambagiza umurwa bavuga ngo dore umwami akunze kubaha dore umwami akunze kubaha kuko ni ibisubizo Imana yabikiye abantu bayubaha n'abaruvuga ngo ame noneho rero dusoze kangira uyerekwa dusoze pe iyi Bibiliya iraryoha mwa bantu ubundi gihe nari nzi ko haryoha umuceri w'umutanzania kuko niwo nariye nkikira inzara ndebye Bibiliya nsanga iryoshye kurusha umutanzania ngaho nyumvira ngo mu bwihisho bwo mu maso yawe niho uzabahisha inama mbi z'abantu uzabahisha mu ihema gutongana kw'indimi siko bajya banadutuka mu ndimi tutumva amane ukajya kumva agututse mu rurimi utumva kumva bari kukuganira mu rurimi utumva kuko bazaho weza shabazi n'amashuri twize abantu bamenya n'itariki twavukiyeho nese umuntu ukubwira ko wagumi wese uko abazi imyaka ufite harakosha abazi imyaka ufite umuntu ukubwira ko uzapfa ntacyo ugezeho ababizi ko ntakazi ufite ababizi baba basomye plaque zacu ababizi mpamvu Imana nayo irakara umujinya ikavuga iti hari ibisubizo nabitse ahantu ubwo batangiye kubavuga mu ndimi batumva ubwo batangiye kwigira gutya hari ibintu nahisha ahantu muvuge cyane ngo amina mwakwihangana mukahaguruka nkinginga umushumba akadusengera ararekwa ntashira nzagaruka jyewe sindi igikenya ntabwo nenda gupfa nzarama iyi si nzayikubitaho imyaka 135 goro nzarama kuko ibi bintu bigomba kuba binini kuko giye ibintu nafashe umwanzuro wo kuzamo ubwo Uwiteka bayabijemo ubundi giye nta n'umuntu upfa kunzana ahantu uko yiboneye ariko iyo makandagiye ubwo Uwiteka bayaje ubu no kuvuga ngo mvuze ngo biragutse biba byagutse kuko akanwa kanjye karabirema ni akanwa k'umuhanuzi kazi yavuze ngo biragutse biba byagutse yavuze ngo abaterankunga baraje baba baje yavuze ngo haje ibisirimu haba haje ibisirimu yavuze ngo haje abantu baba baje byaje byagutse pe amen haleluya amen mushumba ndakwinginze ngwino usenge ntagwa hano kadusenge mu izina rya Yesu tuzamura ikiganza dusenge kuko hari iby'Imana ikoze hari ubutunzi bwari buri ahantu Imana yabikiye abantu bayubashye Imana ishimwe turashimira Imana ko yatubikiye hari ahantu yatubikiye ibyo abantu bubashye Imana ndakwifuriza kubaha Uwiteka Imana turagushimye tugushimiye ko hari ahantu watubikiye waduhishiye abantu batazi kuko wigeze ubwira Kuro ngo umuhaye ubutunzi buri ahantu ho mu mwijima ahantu hatamenyekana ahantu abarozi batazi ahantu abagome batazi ahantu abagambanyi batazi nuhabwe icyubahiro kubwo butunzi ubuduhereje kandi umubwira ko inzugi z'ibyuma uzazicamo kabiri hari uduciyemo kabiri kugira ngo dutambuke nuhabwe icyubahiro Mana haleluya Tando ene waya bilista
turagushimiye abari bazi ko tugiye gusaba ntabyo bagiye kubona kuko hari ibyo waduhishiye abari bazi yuko ariho gutabarwa kwacu kuzaturuka turagushimiye ko gutabarwa kwacu guturuka ku Mana nuhabwe icyubahiro. Haleluya. Dusabiye umugisha umuntu wese wumvishira ijambo kandi akaryitondera kuko hari ubutunzi wamuhishiye ahantu kandi ubwo butunzi buzabasha no gutuma tukureba. Ubutunzi harimo n'ubugingo. Ijambo ryawe riravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, ngo bene abo bantu ngo ingororano zacu n'ubugingo no kudapfa n'icyubahiro uzatwitura Mana. Haleluya. Uzatwitura. Hari abantu muri amateraniro wituye, hari abantu badukurikiranye wiribone sani, hari abantu wituye nuhabwe icyubahiro. Tugukomeye mu mashyi menshi cyane Mana. Kandi ababyeyi bavugije impundu nyinshi, ababyeyi bavugije impundu nyinshi kuko uri Imana yumva gusenga. Ni mu izina rya Yesu. Amen. 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 Duhe Imana icyubahiro. Tuzamura Imana icyubahiro. Tugiye kumva abahanzi ubundi dutahe twihere Imana icyubahiro.